Turagarutse rero, twari tumaze kuvuga ku inota, tumaze kwerekana ibice by'ingere n'utugere. Noneho tugiye kwandika ya manota 8. Mugiye kumbaza muti ko abaye 8 kandi wavuze ko amanota ari 7. Twumvikanye ko iyo uri kuyasubiramo inota rya do ritangira buri gihe. Iyo ukeneye guhagarara kuvuga ikiciro kimwe cy'urunani, uhagarara ku inota rya do, nuko do igira imyanya ibiri, ishobora kuba intangiriro ikaba n'umusozo w'urunani. Noneho tugiye kwandika ya manota 8 ayo ngayo: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tugiye kuyandika muri muhundwanota. Twabonye ko muhundwanota ishushanywa rwose neza. Imirongo 5 itambitse. Ahangaha ndashyiraho indanganota ya sol. Twabonye yitwa indanganota cyangwa urufunguzo rw'amajwi gore. Hanyuma uko turimo kugereranya indanganota, uko amanota ashyirwa mu ndanganota, reka tunagereranye indanganota ya sol ifungura amajwi gore n'indanganota ya fa ifungura amajwi gabo. Aha turakoresha indanganota ya fa ishyirwa ku murongo wa 4, kubera ko tugiye rero kugereranya izi ndanganota zombi dutya. Iyi mirongo 2 itangira indanganota, itangira muhundwanota, turayifatanya. Bivuze ko ibyo tugiye kwandika, ibyo tugiye kuririmba, byombi birajyana mu majwi gore no mu majwi gabo. Iyo nta rengayobora ryabayeho. Nituvuga rengayobora, nuko hazaba habayeho amabwiriza atuma ibyagombaga kuririmbwa n'ijwi gore biririmbwa n'ijwi gabo, cyangwa amabwiriza atuma ibyagombaga kuririmbwa n'ijwi gabo biririmbwa n'ijwi gore. Ubwo nta rengayobora dufite rero, bivuze ko ibiri mu ndanganota ya sol bigenewe ijwi gore. Bivuze ko ibiri mu ndanganota ya fa iri ku murongo wa 4, ko niyo dukoresheje uyu mwanya, bigenewe ijwi gabo. Mbere yuko nandikamo amanota hano, turibukiranya ko turimo twandika indanganota. Twigeze kwandika indanganota ya fa iri ku murongo wa 4 tugashyira 4 hano. Twandika n'indanganota ya fa iri ku murongo wa 3 dushyira 3 hano. Twabonye ko iyi 4 isobanura umurongo wa 4 indanganota ya fa yashyizweho, ari wo murongo uza kujya inota ryitwa fa. Iyi 3 irasobanura umurongo indanganota ya fa yashyizweho, ari uza kujya inota ryitwa fa. Numara kubona hari inota rya fa, kandi umaze kumenya ko amanota akurikirana nka do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, wasubiramo inshuro nyinshi. Bisobanuye ko numara kubona handitse inota rya fa, urabuzi ko hejuru ya fa, ngo hejuru ya fa ni hehe? Fa iri mu murongo. Dufata urugero hano, bivuze ko hejuru y'umurongo mu mpuzamirongo ya 4 harajyamo inota rya sol. Mu murongo wa 5 hajyamo inota rya la, kuko ayo manota niko kurikirana. Niyo mpamvu igisobanuro cy'indanganota kivuga ko icyo kimenyetso giha izina ryacyo inota ryanditse ku murongo cyashyizweho, bikadufasha kumenya amanota yandi ari hejuru cyangwa hasi y'uwo murongo. Ubwo rero hamwe n'inota rya sol riri ku murongo wa 2, turaza kumenya amanota yandi yose yandikwa hejuru y'umurongo wa 2 dukurikije uko akurikirana. Tunamenya amanota yose yandikwa munsi y'umurongo wa 2 dukurikije uko akurikirana. Aha ngaha igifite agaciro ku isomo ryacu uyu mwanya si uko amanota ashushanyije, ahubwo ni aho amanota ashushanyije. Yaba ruziga, yaba ruziga nkoni, yaba gahiri, kuza kujya kuri shami nyabuni, niba ryanditse ku murongo wa 2 hano, dufite indanganota ya sol, rizafata izina ry'indanganota, nuko ko rizaba ryitwa sol. Noneho twabonye ko ari amanota akurikirana inshuro nyinshi ukayasubiramo. Niba twabonye ko tuyasubiramo, iyo twifashishije amanota ashobora kuririmbwa cyangwa ashobora gucurangwa, ku buryo umuhanga mu gutega ugutwi amanota yumva akamenya ijwi ryavuzwe,
dusanga dukurikiranya urunani kugeza ku nshuro 9. mu nyumve kuko ndashaka kuza gusobanura uyu mubare 4 gatatu, kuko nababwiye ko hari tuzasanga utanditse hano, ari byo kudufasha kumenya kwandika amanota hano, kandi kuryo ayo manota araza kuba ari amwe. Urunani turukora inshuro 9 kugira ngo tugere ku rwego amanota ashobora kuvugwa abantu bakayumva, ariko hariho ibyiciro by'urunani bitarangira, ni ukuvuga ku majwi anihira no ku majwi ahanitse. Niyo mpamvu batondetse bagasanga, abo mvuga batondetse ni abahanga mu gusesengura amanota ashobora kuvugwa akumvikana, basanga amanota ashobora kuvugwa kumvikana abantu bakayasobanukirwa ahera ku inota rya la mu runani rwitwa kuramo 2. Iyo 2 rero kuramo 2 irandikwa hejuru hano, akagenda ayo manota akagera ku inota rya do mu runani rwa 7. ubu baramuna ko umubare uje hejuru ubundi wahoze hasi. Iyo umubare wanditse hasi uba uvuga umurongo indanganota yashyizweho, iyo umubare wanditse hejuru uba uvuga icyiciro cy'urunani iryo nota ririmo. Ni ukuvuga ko dufata urugero tugera mu runani rwa 3, kuko hagati ya kuramo 2 na 7 harazamo kuramo 1, hazemo 1, hazemo 2, hazemo 3, hazemo 4, hazemo 5, 6 kugera ku runani rwa 7. Iyi do dufite ni inota rimwe ryonyine mu runani rwa 7. Hanyuma iyi la itangira iri mu runani rwa kuramo 2 niryo nota riri hasi cyane dufite. Ni ukuvuga ko nituzakuba dufite urunani rwa 3 n'urugero, urunani rwa 3 ruzaba ruva ku inota rya do ifite 3 hano, rukagenda rukagera ku inota rya do ifite 4 hano, kuko iyi do izaba itangira urunani rwa 4 igashyira urunani rwa 5. Mu gihe iyi ngiyi isoza urunani rwa 3 yahereye ku runani rwa 2, bivuze ko hagati ya do n'indi do dufite hariya dushobora kuzasangamo inota ryitwa fa, ariko ryo mu runani rwa 3. Mukurikire hano, niba dufite iyi 3 hano, iyi fa izaba ari inota rya fa riri mu runani rwa 3. Mu gihe tugira 3 hano, iyi fa izaba ari indanganota ya fa iri ku murongo wa 3. Ibintu muze kubitandukanya rero, muze kubikurikira kugira ngo bitandukanye. Noneho amanota tugiye kwandika hano ni amanota ari mu runani rwa 3, kubera iki mbise mu runani rwa 3. Kuko tugiye kwandika nuko ari rwo runani ruri hagati mu majwi ashobora kuririmbika ku buryo butagoye, ku buryo budasaba izindi mbaraga ku bushobozi bw'umuntu abo wenda ashobora kutageraho. Mbese ni urunani rwaririmbwa n'umuntu wese. Aha ngaha tuhafite inota rya so, reka ngerageze kurishyira hagati hano kubera ko hari impamvu ngiye kubabwira. Bivuze tuyo twandika amanota tuva ibumoso tugana iburyo. Nkize so hano kuko hari andi manota yaribanjirije kugira ngo tugere kuri do, hari n'andi manota ari buri kurikire kugira ngo tugere ku yindi do. Ni ukuvuga ko iyi soro nanditse hano, ndimo ndavuga soro, harashobora kwibaza ngo iyi soro ivanye hehe. Iyi inota zitwa soro kuko riri ku murongo wa 2, kandi uwo murongo wa 2 uriho indanganota ya soro, kandi iyo ndanganota ya soro yahaye izina ryayo inota ari ku murongo. Ni ukuvuga ko imbere ya soro hari inota rya fa, kuko twabonye ko inota rimwe ryandikwa mu murongo irindi mu mpuzamirongo. Ni ukuvuga ko muri uyu murongo hazaba hari inota rya mi. Ni ukuvuga ko munsi y'uyu murongo hazaba hari inota rya re. Dunda yandika nte ko birangiye. Mu muziki tugira icyo bita imirongo y'umugereka. Imirongo y'umugereka ni imirongo ifatwa kandi igakoreshwa nkaho iri mu ihuriro ry'iriya 50 igize muhundwanota, ariko iyo mirongo itari muri muhundwanota. Tuyandika twifashishije agace gato k'umurongo, ariko turimo twibaza ibibazo. Turibaza ngo iyo muhundwanota iza kwifite imirongo irenze 5, inota ribanziriziri ryagomba kuba ryanditse mu wundi murongo wagombye kuba uri aha ngaha ariko udahari.
muri kubibona ryagombye kuba ryanditse mu wundi murongo wagombye kuba uri hano, ariko uwo murongo ukaba udahari. Uyu ni wo bita umurongo w'umugereka. Turibajije ngo iyo murongo tuza ko ifite imirongo irenze 5, iyi nota rikurikira iri ngiri turimo tujya mu majwi n'intira, cyangwa se ribanziriza iri ngiri tujya mu majwi ahanditse, byagombye kuba ryanditse mu wundi murongo udahari. Bisobanuye ko niba inota rimwe rishyirwa mu murongo, irindi rigashyirwa mu mpuzamirongo, bivuze ko iri naryo byagombye kuba riri hagati y'uyu murongo wa mbere n'undi wagombaga kubura aha ngaha ariko udahari, wagombaga. Hanyuma hejuru y'inota rya soro haba inota rya la, ni ukuvuga muri iyi mpuzamirongo. Hejuru y'inota rya la haba inota rya si, hejuru y'inota rya si haba inota rya do. Kuko bishobora gusubirwamo, ni ukuvuga ko hano ushobora guhita ushyiramo re, ni ukuvuga ko hano ushobora guhita wandikamo mi, ugakomeza kugeza ugeze mu mpuzamirongo zitwa iz'umugereka n'imirongo y'umugereka. Iri nota dufite hano ryitwa do yo muri octave ya gatatu. Iyi do yo muri octave ya gatatu aha ngaha yandikwa itya. Nirandika kuri iraza kumbaza ngo birabivuye hehe. Nuko inota rya fa riba kuri uyu murongo wa kabiri, umurongo wa kane, kuko tubara duhereye hasi. Bivuze ko hano hagomba kujya inota rya so, bivuze ko hano hagomba kujya inota rya la, bivuze ko hejuru y'umurongo wa kane hagomba kujya inota rya si. Dutangira imirongo y'umugereka turebe uko ikoreshwa rwose. Niba si iri hejuru y'umurongo wa kane wa gatanu, bivuze ko do yagombye kujya mu murongo wa gatandatu ariko udahari. Turawandika dukoresheje kano karongo gatoya. Noneho inota rya re, turibaza ngo iyo mpungano tuza ko ifite imirongo irenze 5, inota rya re ryajyaga kuba ryanditse hejuru y'uyu murongo. Iyo mpungano tuza ko ifite imirongo irenze 6, inota rya mi ryagombaga kwandikwa mu wundi murongo wagombaga kubura aha ngaha. Mubirebe neza. Iyo mpungano tuza ko ifite imirongo irenze 5, inota rya fa tugeze mu rundi runani, ryagombye kuba ryanditse hejuru y'iyi mirongo 2. Iyo mpungano tuza ko ifite imirongo irenze 5, inota rya so mu runani tugezeho hariya ryagombye kuba ryanditse mu wundi murongo wagombaga kubura aha ngaha ariko udahari. Urabona ko imirongo naciyeho yose ndimo ndayisiga munsi kugira ngo ngaragaze ko nimutse hejuru. Urumva ko inota rya la rizaba ryanditse hejuru y'utu turongo 3. Baka inota rya si rizaba ryanditse, iyi ni do, iyi ni re, iyi ni mi, iyi ni fa, iyi ni so, iyi ni la. Ubwo inota rya si rizajya mu wundi murongo wagombye kubura aha ngaha ariko udahari. Hanyuma inota rya do, ubwo ni do yo muri octave ya kane. Nituvuga octave twavukoresha rwa rurimi kugira ngo abantu babyumve, ni urunani, izaba yanditse hejuru y'utu turongo 4. Hanyuma aha dufite do yo muri octave ya gatatu, re yo muri octave ya gatatu, mi yo muri octave ya gatatu, fa yo muri octave ya gatatu, sol yo muri octave ya gatatu, la yo muri octave ya gatatu, si yo muri octave ya gatatu. Noneho do itangira urunani rwa 4. Twari turimo tuvuga imirongo y'umugereka, ariko hano twanditse urunani rwa 3. Nakoresheje cyane ijambo octave kugira ngo abantu baze kubyumva muri bwa buryo mwabidusabyemo. Octave bivuga urunani. Aha rero niko urunani rwa 3 rwandikwa mu ndanganota ya fa iri ku murongo wa 4. Hanyuma aya manota ari hano araza kuba ari do yo muri octave ya gatatu, re octave ya gatatu, mi octave ya gatatu, fa octave ya gatatu, sol octave ya gatatu, la octave ya gatatu, si octave ya gatatu, na do yo mu runani rwa 4. Ni ukuvuga ko iyi re tugezeho izaba iri mu runani rwa 4 kuko irakurikira do itangira urunani rwa 4. Hanyuma aya manota yanditse hano aririmbwa mu ijwi rimwe mu buryo bumwe. Isomo rikurikira ry'ubutaha tuzaba dufite igicurangisho kidufasha kumva neza aya manota uko twatangiye kuyaririmba. Noneho duhagaze kuri aya manota,
hari akantu gakomeye ngira ngo uyu mwanya uze kuza guhita ujya kwifasha wowe usanzwe uri umuririmbyi. Twakoresheje indanganota ifungura amajwi gore n'indanganota ifungura amajwi gabo. Aya ni amajwi aririmbwa cyangwa amajwi y'abaririmbyi. Iyi ndanganota ishobora gufungura amajwi gore cyangwa amajwi gabo. Indanganota imwe ishobora kwakira amajwi abiri cyangwa se gufungura amajwi abiri. Iyo wanditse inota rihagaritse mu ndanganota ya sol, ukanaryandika ukandika irindi ricuritse mu ndanganota ya sol, aya majwi abiri aba ashobora kuvugirwa rimwe, ariko icyo gihe iri jwi rihagaritse rizaba rigenewe ijwi gore ryitwa soprano. Soprano bivuga ijwi rihanitse ry'abagore, abakobwa n'abana. Iri nota ricuritse rizaba ritanga ijwi gore rigenewe ijwi ryitwa alto, bivuga ijwi ryo hagati ry'abagore, abakobwa n'abana. Nukoresha indanganota ya fa iri ku murongo wa 4, nayo ishobora kwakira amajwi abiri. Inota rihagaritse n'inota ricuritse. Iri nota rihagaritse rizaba rigenewe ijwi gabo ryitwa tenor, ni ukuvuga ijwi rihanitse ry'abagabo n'abasore. Iri nota ricuritse rizaba rigenewe gutanga ijwi gabo ryitwa bass, ni ukuvuga ijwi rinihira ry'abagabo n'abasore. Uyu mwanya rero ufasha urupapuro rwanditseho indirimbo. Nta muntu uri buza kongera kubwira ngo ijwi ririmba ryanditse hano, ahubwo hita ugenda ujye kureba ijwi uririmba aho ryanditse. Tubikoze mu buryo kugira ngo twegeranye amajwi, ariko ubundi indanganota imwe ifungura ijwi rimwe. Ni ukuvuga ko mu buryo bwagutse dufite amajwi ane twagombye kuba dufite indanganota enye, ariko hazazirenga yobora ku ndanganota y'amajwi gabo hano. Niyo mpamvu icyo nanze kukivugaho uyu munsi. Ku kigero cyacyo tuzabona irenga yobora, kuko ijwi rya tenor ntabwo rikoresha indanganota ya fa ya 4. Iyo twanditse indanganota enye cyangwa mu ndanganota enye, rikoresha indanganota ya sol, ariko yakorewe icyitwa inanisha nyika. Inanisha nyika ni ijambo rikomeye ritumvikana vuba, kandi nta nubwo ari ku cyiciro cyacu umuziki turimo twiga, riri mu isomo rizaza mu kindi gihe. Urumva rero dusanga inota rya tenor ryanditse mu ndanganota ya sol, bishobora gutuma tukeka ko atari ko byagombye ko bimeze. Aha rero amajwi turayegeranyije kugira ngo nusanga byanditse gutya uzamenya aho bariza ijwi uririmba, nusanga byanditse gutya uzamenya aho bariza ijwi uririmba. Nongeraho ngo igihe nta renga yobora ryabayeho, niribaho bahazandika ngo aya majwi agenewe abagabo cyangwa aya majwi agenewe abagore. Twavuze inota rero mu cyiciro cyabyo cya kabiri cyitwa aho ryanditse. Icyiciro cya mbere cyari uko ryanditse. Murumva ko ari igice kirekire, ariko ndahamya ko uyu mwanya tugize ubundi bushobozi bw'uko dufite urupapuro tuza kuza kumenya aho amanota yanditse nuko akurikirana. Nawe ugenda ukora umwitozo wo gushushanya muhundwanota, ugashyiramo indanganota, ukandikamo n'amanota. Aha njye nakoresheje amanota yitwa ruziga, nushaka uzakoreshe shami nyabuna, ni uburenganzira bwawe. Icy'ingenzi ni uko inota rizagaragara aho ryanditse ushingiye kuri iyi mirongo y'umugereka cyangwa imirongo isanzwe ya muhundwanota. Turabashimiye rero mwese abadukurikiranaga, abakomeza kudukurikira, twongera kubasaba kwibuka gukora subscribe kugira ngo uko isomo rije mujye muhita muribona. Turabasaba rwose kongera gukora share, muhereze n'abandi ayo masomo nabo bige. Comment turazakira nkuko bisanzwe kugira ngo tumenye ikitabanogeye kandi tugerageze kugikosora, hanyuma na like ziradufasha. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza. Ubwo isomo rikurikiraho ni ry'ubutaha. Iyi ni Korali Christus Renyati, ngende bahatiwe Rarisi. Amahoro amahoro.